mwongeye kwirirwa abakunzi bacu dukunda, tugenda dukora ibiganiro byinshi bitandukanye, tugenda ahantu henshi hatandukanye. Ubakanya tukaba turi mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu wa Rukeri. Tukaba twasuye DSTV kugira ngo abone abakinnyi ba filime, kugira ngo tubashe kuganira nabo, twungurane ibitekerezo, tubashe kumva filime yabo aho bumva yava naho bumva yagera. Bakanya tukaba twerekejeyo, kandi tukaba tubasaba yuko mwaza tugafatanya namwe kuganira nabo. Murakoze. Nkuko nabivuze nyine babakinnyi ba DSTV ubu ngubu nabagezeho, reka nze tuganire nabo. Banyita Sive. Angel. Karyasi. Rucago Oji. Rucago. None nk'iyi filime yanyu muba mwifuza ko ishobora kuba yava hehe ikagera hehe? Mwese rimwe ndikubabariza hamwe nyine. Twifuza ko natwe twakwamamara tukagera ku rwego rw'abandi batambutse bakinnye imbere yacu, kuko twebwe tuba twumva tubikoze tubikunze. Nifuza ko natwe twazagera hejuru tukajya dukurikirwa n'abantu benshi mu bihugu bitandukanye. Nk'umuntu waba warabonye waba warakinnye filime akamamara wifuza kumera nkawe ninde? nkaba Rosine. n'abandi nkabo. Wowe wifuza iki kuri filime yawe? Murakoze. Nifuza ko twatera imbere nkuko mu biruzi nibwo tukitangira, ako nyine nk'abantu b'abayobozi mugiye mudufasha mukaduha nk'inkunga, byaba byiza kugira ngo tugende natwe twagura ibyo dukina. Wowe urifuza kwagura ibyo mukina? Ni byiza. Wowe Karyasi, urifuza kuki kuri filime yawe, aho wumva yava, aho wumva yagera? Nk'uko bisanzwe muri no filime nyine nkinamo nitwa Karyasi, bayita Karyasi series, niyo ndi gukora. Ko ndifuza nyuma ndatangira nyine kuyikora nk'ubuzima busanzwe, ariko ndashaka nyine ko izamuka kabisa, kandi mbikora mbikunze. Icyo nshaka ni abaterankunga, mu bushobozi ngenda mbona nyine ndayikora nta birenze kabisa, kandi ndashaka abakinnyi bameze neza, tuba turi kubikora kabisa, kandi nawe urabibona sanze nyine tumaze kuyishutinga, ariko nawe uratubona kabisa. Nkatwe nk'abanyamakuru twagufasha iki kugira ngo filime zanyu ibashe kubatera imbere? Nkaho umunyamakuru ndagira ngo nyine nawe ko waje kuri scene nyine waje kudusura, ndagira yuko uzatuhamamarize kabisa, izagere kure kabisa. Wowe harya ngo ni Mitsutsu? Kare kanukangereranye nazira. Harya ngo ninde nari nabyibagiwe? Rucago wacitse ngo ngudode. Rucago. Wowe urifuza iki kuri filime yawe, aho yava naho yagera? Iyi filimi ndifuza ko yamenyekana mu Banyarwanda bose. Iyi filimi ni nziza cyane. Iyi filimi ni nziza cyane, n'uwabona kino kiganiro agende kuri DSTV DSA50 ayirebeho. Ino movie ni nziza ku rwego rwo hejuru. Ariko banza uri n'umunyeshuri, ndabona uba ufite amakaye uri kwiga. Reka ibi byose mba ndi kubibika mu bwenge kugira ngo nzageraho mbidepose ahantu runaka nyine. None dore tuba twafashe umwanya kugira ngo tubashe kuganira namwe, kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu, se ukuntu biba bimeze. Ese mubona nyine nko kuyikina bibatwara izihe mbaraga? Mukoresha ibintu bingana gute? Ibintu nk'ibyo. Bitwara imbaraga nyinshi cyane, mu bushobozi nyine umuntu aba agiye afite duke tw'umuntu agenda akoresha, ariko gukina filime ntabwo byoroha kabisa.
birarenze birakomeye cyane. Ko ni icyo twashakaga nyine numva mwadufasha ko mwayitwamamariza ikazamuka mukayinyanyagiza nk'uko umbwiye ngo uri umunyamakuru sinkuzi pe, ariko n'ubwa mbere nkubonye ku kinyamakuru cyawe ukoreraho, uzagende nyine twamamarize kabisa nk'abantu nyine wumva ko watuzamura nk'uko waje gushaka inkuru ubikunze tukaba tuyiguhaye. Turashaka yuko twamamariza n'aba bakinnyi banjye bose turakorana neza nta kibazo. Gushaka amafaranga yo kuyikinisha abakinnyi tuba twatakaje imbaraga nyinshi cyane mu bushobozi bwacu tuba dufite. Okay, none se hajya wavuze ko witwa Ange, ndabona uri umusitari. Nabirenze mani. Nabirenze kandi mbona birenze. Reka ibintu bisanzwe. None se byatari biragaragara. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? 22. 22? Warangije kwiga se? Nagacecuru. Nararangije nuko natagiye muri kaminuza. Ubwo ikibura ni ibishoro. Okay, nimukomeze nyine mutere imbere kuri filime yanyu, uko bizagenda kose biragaragara yuko muzatera imbere, tuzabafasha natwe uko dushoboye, bizakunda. Hajya wambwiye ko witwa Rosine. Yego. Deni indi. Banyita Sifa. Sifa. Wowe ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. 20. Ufite amashuri angana gute cyangwa uracyari umunyeshuri? Ntago nyiri umunyeshuri nyine, ariko nyine narize. Warangije kwiga. Okay, ni byiza. Nk'uko twababwiye twari twasuye DSTV, tukaba tumaze gukorana ibiganiro. Nkaba mbashishikariza wenda nifuza umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro ko yabakorera subscribe akongeraho na comment. Murakoze kuba mwakurikirana ikiganiro cyacu.